twongere rero kubaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Gahunda yacu akaba ari ugusigasira ijambo ry'umwimerere, ijambo ry'Imana uko ryari rimeze kera. Twemera Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana, ariko tukemera ko hari ibitabo byinshi byagiye bivanwa muri Bibiliya. Bimwe muri byo tukajya tubibereka. Aha twavuga nka Apokalifa, yari hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Hakaba igitabo cya Enoke, nacyo cyasomwaga n'abantu benshi cyane nk'uko maze iminsi mbasomera. Hakaza n'ibindi bitabo byinshi cyane, muri byo twavuga nk'ivanjiri ya Tomasi, ariyo tugiye kurebaho uyu munsi. Ivanjiri ya Tomasi ikitubwira ibintu rero bikaba bigomba kudufasha kugira ngo tumenye koko ijambo ry'umwimerere, ubusobanuro bw'ijambo batararihindurira ubusobanuro. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba ku ivanjiri ya Tomasi, imvugo zayo eshanu zibanza icyo zitubwira. Reka turebe ivanjiri ya Tomasi. Benshi bindi batari banumva, ariko nawe numara kuyumva ushyira ubwenge ku gihe, urebe koko niba ibyo ivanjiri ya Tomasi kubwira niba koko hari akamaro byakugirira. Reka dutangire. Izi ni inyandiko cyangwa imvugo zihishwe z'umwami Kristo yabwiye Juda, noneho Tomasi arazandika. Imvugo ya mbere, Kristo yaramubwiye ati, umuntu wese uzamenya ubusobanuro bw'izi nyandiko ntazigera na rimwe amenya urupfu. Izi rero akaba ari imvugo zijimije abantu batasobanuriwe kugira ngo bumve ibyo ari byo. Urumva Kristo ndakubwiye ngo numenya ubusobanuro bw'izi nyigisho, bw'izi mvugo, ntuzamenya cyangwa ntuzahura n'urupfu. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo we, iyo Kristo avuga urupfu hano, ntabwo avuga urupfu rw'umubiri, ahubwo ni kuri roho. Ku bw'iyo mpamvu abantu benshi no muri ino minsi barakibwira ko bari umubiri. Ugomba kumenya ko uri roho, ahubwo utari uyu mubiri ugaragara inyuma. Noneho weho ugatungwa n'ijambo ry'Imana, ukaryibikaho. Nubwo ukeneye ibiryo byo kurya kugira ngo umubiri wawe ngo uturebe inyuma ubeho, ariko icyo ugomba gushyira imbere cyane ni roho yawe. Uzi iki ku byerekeye Imana, ijambo ry'Imana? Ku bw'iyo mpamvu hano roho ntabwo ijya ipfa. Roho ntipfa na rimwe, nk'uko maze kubikubwira ko tutari uyu mubiri, ahubwo turi roho. Ku bw'iyo mpamvu rero ugomba kwiyuzuza n'ijambo ry'Imana kugira ngo rikuyobore, noneho rizakurinde rwa rupfu Imana Kristo yavugaga utazigira ubona kuko wamenye ubusobanuro bw'izi nyigisho. Imvugo ya kabiri rero, Kristo arakomeza atubwira ati, hano ndi kubihindura mbivana mu Cyongereza mbijyana mu Kinyarwanda. Imvugo ya kabiri iravuga ngo, reka ushake akomeze ashakishe kugeza abonye. Nabona bizamutera ubwoba, nimara kumutera ubwoba azatangara, namara gutangara nibwo azayobora byose. Bivuze iki? Iyo umaze gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana, ukamenya ijambo ry'umwimerere, ibisobanuro byaryo, ibyo babeshya abantu byose ukabivumbura, ni ukuvuga ngo ujya muri cya gice Kristo ari kuvuga cy'abantu bashakishije, bamaze gushakisha bakamenya ukuri. Kwa kuri Bibiliya itubwira ni ukumenya kuzakubatura, kurakubatura nyine kukubohora, akaba aribwo ujya hejuru y'ibintu byose. Uzarebe iyo ufite ukuri cyangwa se ufite indi information abantu badafite, byanze bikunze ya information ushobora kuyikoresha uyobora abantu bose. Hano rero mu isi abantu izo information bazikoresha nabi, bakayobya abantu. Hano icyo Kristo atubwira, numenye ukuri kw'ijambo ry'umwimerere, ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo uzayobora abantu bose mu kuri no mu rumuri, ubera abandi urumuri rw'Imana. Nicyo Kristo yakubwiraga. Iyo ubimenye, ibyo ni ibintu twatangiraho gihamya. Iyo umaze kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, ijambo ry'umwimerere, byanze bikunze bya binyoma byose bihita byikubita hasi, nta n'ubisubitse. Imvugo ya gatatu rero, hano Kristo aratubwira ati, abantu bazakubwira ngo, abakuyoba nibakubwira ati, reba dore ubwami nguburiya mu kirere, inyoni uzasanga zagutanzeyo. Nibakubwira ngo reba nanone dore ubwami nguburiya mu nyanja, ifi zizaba zagutanzeyo. Ahubwo mu by'ukuri
ubwami bw'Imana buri muri weho imbere n'inyuma yawe. Aho wakwibaza uti izi mvugo nicyo cyerekana ko zijimije? Ubwami bw'Imana buri muri weho bukaba n'inyuma yawe. Umaze kwimenya, wumva ijambo ry'Imana hano, umaze kwimenya ubwawe ukimenya, uzamenyekana. Niwimenya uzamenyekana. Icyo gihe uzahita umenya ko uri umwana w'Imana, umwana w'Imana ibaho. Ariko nutimenya uzabaho mu bukene, kandi ubwo bukene ni weho. Urumva ko hano Kristo aratubwira ngo kugira ngo umenye ibintu banza wimenye, wisobanukirwe ubwawe, wimenye, urinde. Nutimenya uzahora mu bukene, kandi ubwo bukene ni weho. Hano niyo mpamvu twibaza byinshi cyane, twibaza ariko se ko muri ibintu n'ibi ntibikunde, ni ukubera iki? Nuko tutizi, nuko turi bwa bukene. Kubera iki? Kubera ko tutizi. Niyo mpamvu uko kuri kose twaguhishwe kugira ngo umuntu atimenya. Imana turayifata tukayishakira hanze gusa, ariko ntitumenye ko Imana iri muri twebwe. Imana iri muri twebwe. Turamutse tugize iyo nyurabwenge twavuga tuti reka manze nimenye. Uzarebe umuntu wese wizi akimenya neza, in and out nk'uko babivuga, imbere n'inyuma, nibyo bya bindi ijambo riri kutubwira, manza wimenye imbere wese n'inyuma, noneho bwa bukene bwo kutamenya ntabwo buzakuganza kuko uzaba uzuburiwe. Niyo mpamvu bavuga ngo ubwenge buza ubujiji buhise. Ibere mu mwijima, muri uwo munyenga w'umwijima, noneho ibintu byakubaho bikakubaho nyuma, nibwo usubiza amaso nyuma ukavuga uti, ugasubira igihe ukavuga uti ibintu byatewe n'ibi. Utangira kwimenya, ugatangira kwisobanukirwa, noneho bwa bujiji ariwo kujyana muri bwa bukene ugutangiye kubwiyambura. Bwiyambura rero uyu munsi urumva ko ibintu byose twarabishwe, kuko ibintu byose tubyeretswe kera batarabihindura. Ni ukuvuga ukura wizi, ukirinda kuba umwijima w'ubukene, kandi ubukene ari wewe. Kuko iyo ukennye ntutandukana n'ubukene ufite, utandukanwa nabwo ari uko ubaye umukire. Umukire rero ku ijambo ry'Imana bw'ibyo bikugeza no ku bundi bukire bukuvana muri ubwo bukene. Imvugo ya kane, Kristo aratubwira ati, uretse wumve, umuntu w'umusaza ukuze ntazashidikanya kubaza umwana w'iminsi 7 uvutse ngo amubaze ubuzima icyo ari cyo. Hano Kristo akoresha umwana w'uruhinja w'iminsi 7 ukivuka. Ni ukuvuga ngo nubwo ushobora gusaza ukibaza ati ubuzima ni iki, ariko numenye icyo ubuzima icyo ari cyo uzabaho. Abambere bazaba abanyuma, n'abanyuma babe abambere. Imvugo ya gatanu rero, Kristo aratubwira ati, menya ibintu biri imbere yawe. Menya ibintu biri imbere yawe, kuko n'ibihishwe byose bizaguhishurirwa. Ntushobora kumenya ibintu biguhishe, ibiri imbere yawe utarabimenya. Twese ibintu tuba tubifite imbere yacu ariko ntitubibona. Dufite amaso ntitubona, dufite amatwi ntitwumva, kandi bituri imbere turabibona gutya imbere yacu ariko ntitubibona. Niyo mpamvu kugira ngo umuntu asobanukirwe, agire ya nyurabwenge yo kureba ibintu bimuri imbere, nubwo byaba bikuri imbere bihishe ariko utabibona, ko byinshi baravuga bati bishobora kuba bikuri imbere biguhishe kandi bikuri imbere ubibona, amaso akabinyuraho. Buri munsi ukareba ibintu, ni ukuvuga ngo biri imbere yawe ntubibona, kuko birahishe kubera ko udafite ya nyurabwenge yo kubona ibintu bikuri imbere. Bitunyuraho, hari ibintu tubona umunsi ku munsi ntitubyiteho, biri imbere yacu kandi birahishe. Ibyo bintu rero tumaze kubisobanukirwa, ukamenya kwisobanura ibintu bikuri imbere, nibwo icyo gihe na bya bindi byose bihishe bigaragara bikava ahahishe, kuko nta na kimwe kiri ahahishe kitazagaragara. Hano rero bakatubwira bati,
shakisha ibintu bikuri imbere, ubimenye, ubisobanukirwe, noneho n'ibyo bishe byose bizihishura ubwabyo, ubimenye. Nguhe nk'urugero, ushobora kuba uri umuntu wibereye aho ngaho utera agati mu ryinyo, abantu bakugambarira amanywa n'amanywa, wowe wibwira ngo abantu ni beza bose, ariko iyo umaze gusobanukirwa ko nta mwizerwa n'umwe ugomba gushungura ukareba, ukamenya ibyo byose umaze kwimenya, nibwo noneho usobanukirwa na byose n'ibihishe byose bikishyira hanze, kuko ba bantu uba umaze kubamenya. Ni nk'urugero nguhaye, kandi bibaho cyane. Umuntu akajya mu bantu bakamutenguha, yari yarabizeye kubera ko yari amaze nk'aho ahumye nyine. Birakunyura imbere cyangwa uranabyumva bivugwa, we ntubyiteho ukavuga ati ni amagambo n'ay'abantu. Ingero ni nyinshi cyane. Nk'abashakanye bakamubwira bati dore nyamara umuntu wawe bimeze gutya na gutya gutya na gutya, akabibona akabyihorera. Nyuma ari ibintu yabagamo yabayemo imyaka 5, nyuma noneho hakazaza akantu kamwe agafunguka y'amaso. Byaramuhoraga imbere imyaka nk'itanu yose, ku mwaka wa 7 akariko bisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo bya bindi byose byari bihishe nibwo umuntu atangira gusobanukirwa nabyo, kubera ko y'amaso ye yafunguye. Urumva ko izi nyigisho Kristo yigishije abantu mu Ivanjiri ya Tomasi tugomba kwimenya, n'izindi nyinshi zizaza, noneho tukamenya uko kuri twagiye duhishwa, kugira ngo twongere dusubize umwimerere, ijambo ry'umwimerere. Tuzakomeza ubutaha rero, mukomeze mwiyandikishe, bisangiza abandi, muze noneho dusigasigare ijambo ry'umwimerere, kugira ngo noneho iryo jambo rizatubize ku kuri, ukuri kuzatubatura. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Wibuke, shalom nubwo bivuga amahoro, amahoro shalom ni ukuntu ugirana ubusabane n'Imana. Iyo ufitanye ubusabane n'Imana bya nyabyo byeruye, nibwo ugira amahoro.